reka mbabwize ukuri, ntababeshye, ntabwo twebwe twavutse nk'uko abandi bose bavutse bishimiwe impundu zivuga mu miryango. Twebwe turi muri Ezekiyeli 16 havuga ngo nasanze mwigaragura mwivata, ndabareba mbagirira impuhwe, ndabareba mbagirira imbabazi, ndangije ndababwira ngo nimubeho. Oya, ubundi abandi baravuka impundu zikavuga, amakada akaboneka, indabyo zikaza, ariko twe ntituri muri abo ngabo. Ariko Imana iratureba itunyura, iravuga ngo nimubeho, kubera ko ari inshuti yacu. yewe wa mukobwa we, yewe wa musore we, yewe wa mumama we, yewe wa mugabo we, ndakwinginze mu rukundo rwa Kristo. Kristo wakubonye akagusanga wigaragura mwivata, akakubwira ngo baho, unyemerera. Imana ikuntumyeho irambwiye ngo nkubwire ngo yemerera kubera inshuti, nta gihombo uzigera ugira. Ahari aho nawe abo muvukana ibifaransa n'ibyongereza baradudubiza ku mafaranga bari nayo, wowe uri sa kintu uri sa kintu. Barakureba bakakubona nk'upfuye, barakureba bakakubona nk'aho uri burre, l'imbécile. Hari n'abakubwira ati l'imbécile, hari n'abakubona bakumva bagiye kuruka. Ariko umva itangazo nkuzaniye, ndakubwiye ngo binshuti n'Imana, uko nuko Uwiteka Imana Nyiringabo antumye. Arambwiye ngo binshuti nayo nta gihombo uzigera ugira. Nta gihombo kuba inshuti n'Imana, nta gihombo kugendana n'Imana, nta gihombo. Bravan yabaye mu nzu y'Imana, yari umuririmbyi mwiza. Ndumva narakurikiranye ikiganiro cye, niba ari ku Isimbi, niba ari kuri Big Town, sinzi ahantu yatambukije ikiganiro. Ari hasobanura uburyo ki yavuye mu rusengero, yavuye mu nzu y'Imana, ngo hanyuma ngo abantu ngo abo baririmbanaga ngo bakamubwira ngo tuzaba tukubona tuguhunge, ngo tuzaba tukubona ngo abantu bavuga yuko ngo umuntu agiye mu ndirimbo z'isi ngo cyangwa tugiye mu by'isi, ngo ariko ngo ni akazi. Mu by'ukuri birashoboka kuba akazi no kubaha Imana ni ibintu bitandukanye. Ushobora kuba mu kazi ariko ukubaha Imana. Ni ukuri nibaza ko mu minsi ye ya nyuma, nk'umuntu wabaye umuririmbyi waririmbiye Imana, nk'umuntu wabanye n'Imana, wabaye mu rusengero, wasenze Imana, kumva uburyohe bw'ubwiza bw'Imana, nibaza ko mu minsi ye ya nyuma hari icyo yavuganye n'Imana ku buryo ubugingo buhoraho abufite. Nakwihanganisha umuryango wacu w'abatangana, mvuga ngo buri wese ahari yihangane. Twagiye tugira ibyago dupfusha abantu. Hari n'undi mwana nawe uherutse gupfa bita King Bayo, abana batoya cyane, kandi nawe yabaye mu nzu y'Imana. Ndibuka Bayo nkora ubukwe ari mu bantu baje kumbyinira, arabyina, avuza ingoma, ari mu rusengero. Nibaza ko rero nubwo iby'isi hari igihe bijya bigira bigakurura abantu, ariko nshuti bavandimwe, ndabinginze mu rukundo rwa Kristo mureke tuba inshuti na Yesu. Ntagire ibintu bidukurura, ntitubone ibishashagirana ngo dute n'urukundo twari twambaye. Twemerere Kristo aganze mu mitima yacu, twemerere Imana ituyobore, twemerere Imana itubere inshuti mu byo dukora byose. Nako kazi niba ukagiyemo wibuka Imana. Hello, murakaza neza kuri Muzamuze TV. Yesu nashimwe cyane. Nshuti bavandimwe, mwe mukomeza gukurikirana Mpumuriza nguhumurize, mbahaye ikaze. Ndongeye ndababwiye ngo Yesu abaho umugisha cyane. Bari hirya no hino mu ntara z'u Rwanda, abari mu mahanga, mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, i Burayi, muri Australia n'ahandi.
wowe ubashije gufungura kuri YouTube ukabonaho mpumuriza ngo uhumurize, ukaba ugize amatsiko ukavuga utese mpumuriza ngo uhumurize ni iki, reka ndebe ibyaba biriho. Ni ukuri ngusabiye umugisha, gusabiye umugisha. Nakubwiye ngo umwami nyir'ibihe, Imana ishobora byose iguha umugisha cyane. Ni ukuri abakomeza kudushyigikira mukatubwira ngo kuraje, mukatubwira ngo Imana iduha umugisha, mukatubwira ngo dukomeze umurimo w'Imana, namwe aho muherereye imigisha y'Uwiteka ibabeho, ibabeho kandi ibomeho kugeza no mu buvivi bwanyu. Imigisha y'umwami Imana ibabeho, kuko iyo uriho wagura ubwami bw'Imana, uriho ushyigikira mugenzi wawe wateye intambwe. Twebwe dutera intambwe imwe, 99 zikaba iz'Imana. Icyo dusabwa ni ukwemerera Imana. Yesu nashimwe cyane. Umuntu uri imbere yanyu ni umubyeyi, ndi umumama, mfite abana 3 n'umutware, nkaba nitwa Mignone Rwagihuta inkundwakazi. Ndashimira Imana cyane kuko Imana yacu ni nziza, Imana ni urukundo, Imana ni byose, Imana ni se w'imfubyi, ni umugabo w'abapfakazi. Imana iruhura abarushye, Imana irenganura abarengana, Imana itabara abaje bayisanga. Iyo tuyikomanze tukayibwira ngo turakwinginze twumve, Imana yacu ntabwo ari nk'abana b'abantu. Umwana w'umuntu ashobora kugutega amatwi ukagira ngo muri kumwe, ariko watera intambwe wakwigira hirya akavuga atasi ubundi kira kiba kimbwira ibiki. Ariko icyo nkundira Imana yacu, ntabwo ijye twumvira ubusa. Hari umuririmbyi nkunda cyane aririmba ngo nzakubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, ngo kuko wowe ntabwo ujya unyumvira ubusa. Nibaza ko uyu muririmbyi afite inshuti, uko niko njye mbitekereza. Ashobora kuba yari afite inshuti yari yizeye, akabasha kuyibitsa amabanga, akabasha kuyibwira ibimubabaje, ariko yarangiza ikamwumvira ubusa. Ariko ahindukiye asubije amaso inyuma, abonye Kristo amubikije ibanga, Kristo ntiyarimena. Haleluya. Ni ukuri nanjye nzanywe no kukubwira ngo kuba inshuti n'Imana, kuba inshuti n'Imana. Iyo wabaye inshuti n'Imana nta birantego ushobora kugira. Iyo wabaye inshuti n'Imana nta kintu ushobora kuyikinga, ntabwo ushobora kugira ibyo ubika. Hari umugani w'Abanyarwanda bajya bavuga ngo nguhishe mu nda ngo ntambwe imwiba. Bisobanuye ngo iyo ugize ikintu cyawe kikubabaza ukakibikamo ugaceceka, nta wabasha kukuvuga. Yego, bisobanuye ngo rero wowe udukurikiye, wowe unkurikiranye kuri mpumuriza ngo uhumurize, nzanywe no kukubwira ngo b'inshuti na Yesu. Haleluya. B'inshuti na Yesu niwe wenyine dushobora kubitsa ibanga ntarimene. Reka mbere yuko dutangira, aho muherereye munyemerere mu mwanya muto utari munini, muri wa mwanya ujya ugira, wa mwanya wo kureba filime, wa mwanya wo kugira ibiganiro, wa mwanya wo guseka, wa mwanya wo gutebya, wa mwanya, ndakwinginze ngo mu minota mikeya muri wa mwanya ujya ugira, nanjye unyemerere ubane nanjye muri kano kanya, dusenga n'Imana, dusenge, hanyuma niturangiza twumve icyo Imana ivugana natwe. Uwiteka Imana bantumyeho, Uwiteka Imana bantumyeho, wowe unkurikiye, wowe ubashije gufungura, tega amatwi wumve kuko Imana ikuntumyeho, kandi ikikuntumyeho ni icy'umumaro ku buzima bwawe. Reka dufatanye dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye imbabazi utugirira, tugushimiye ko utari nk'umwana w'umuntu ushobora guhinduka. Wowe ntujya uhinduka, uri inshuti, uri umubyeyi, uri ubuhungiro, uri ubwugamo.
haleluya. uje gusanga wese umwakira uko ari, ntabwo ujya urobanura ku butoni. uri Imana, urihagije, uri rubasha, uri igisobanuro kinini ku buzima bwacu. niyo mpamvu tuguhaye ikaze na karibu. ndakwereka umuntu wese ubashije gukurikirana iki kiganiro cyangwa se izi nyigisho, ndakwinginze kugira ngo ubane nawe, unyemerere agire icyo akuramo. niyumve ngo byinjire mu gutwi kumwe bisohokere mu kundi, ahubwo abizingatire, bibe umuzingo uri ku nkingi y'umutima we, ntazigere yibagirwa ko yatumweho. kandi mwami, ndakwinginze ngo abarushye baruhure, abababaye ubabere igisubizo, abananiwe bacogoreye muri uru rugendo wongere ubambike imbaraga, kugira ngo tubashe gusiganirwa aho waduteguriye. nguhaye ikaze rero, ngwino ubane natwe kandi utugirire neza. mwami, navuga byinshi ariko mbisabye nizeye mu izina ryawe Yesu Kristo ko byose ubikora. amen. haleluya, haleluya. ndashimira Imana umuremyi w'isi n'ijuru. ndashimira Imana itajya ireba nk'abantu. ndashimira Imana yo itureba, ikaturebamo abanyamumaro, ikaturebamo ab'agaciro, ikaturebamo abantu b'ibihangange. kuko iyo wemereye Imana uba uri uw'igiciro, uba uri uw'umumaro, uba uri umuntu udahangarwa. niba waremereye Kristo, ukaba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ntakagire ibikuvogera, ntakagire ugufata uko yishakiye, ahubwo kuko hari icyo uri cyo muri wowe, hari Kristo uri muri wowe, hari Kristo uri kumwe nawe, uwo rero kuko ari uw'umumaro nawe uri uw'umumaro. nkuzaniye inkuru nziza, nkuzaniye ijambo rikubwira ngo kuba inshuti na Yesu nta gihombo kirimo. kuba inshuti na Yesu nta gihombo habe. iyo wabaye inshuti na Yesu uba uri fier, uba wumva wemye, uba wumva ubyibushye, uba wumva inyuma nubwo hari abakubona bakabona ko ugiye gupfa, ariko ufite ibanga ry'uko ufite inshuti, kandi iyo nshuti idahemuka. iyo nshuti ukaba uyize, icya mbere ni ukuyigirira icyizere. nkuzaniye inkuru, nkuzaniye ubuhanuzi bukomeye, nkuzaniye amakuru aturutse ahera, nkuzaniye amakuru aturutse ku Mana Data, nkuzaniye amakuru. ayo makuru nayo kukubwira ngo kuba inshuti na Yesu nta gihombo kirimo. Yesu ashimwe cyane. nshobora kubivuga uri mu mubabaro, nshobora kubivuga uri mu gahinda, nshobora kubivuga urwaye, nshobora kubivuga hari ibyo wahuye nabyo byahungabanyije ubuzima bwawe. uyu mwanya ntabwo ushobora kubyumva neza, ariko nkuzaniye inkuru ikubwira ngo kuba inshuti na Yesu nta gihombo kirimo. ntabwo Yesu ari nka wa wundi waguhemukiye, ntabwo Yesu ari nka wa wundi mwasangiye kawunga ejo akagenda akakuvuga, ntabwo Yesu ari wa mugabo wawe mwabanye ari sheri ishusho ejo mu gitondo mugakora divorce. ntabwo Yesu ari so wanyu ukureba akakwita icyo ntazi. ntabwo Yesu, ndiho mvuga, ntahahuriye n'abo bose, na babandi uzigewe ntazi, babandi baguhemukiye, babandi mwabaye inshuti, babandi mwakundanye, ariko igihe kikagera ahari urukundo hagahinduka urwango. Yesu ni number 1. haleluya. Yesu arihariye. Yesu ndiho mvuga ni umugabo w'intwari, kuba mwishikamijeho, kuba mukoreye nta buryarya, ni inshuti nziza. Yesu ashimwe cyane. reka mutaza kugira ngo wenda nibyo jyewe ndiho nivugira. hari abagabo, ku bantu bemera Bibiliya, hari abagabo batubanjirije babaye inshuti na Kristo, babaye inshuti n'Imana, bibazanira umugisha. n'uyu munsi turacyabavuga. hari umugabo witwa Aburahamu, Imana iramwirahira n'uyu munsi wa none. hakaza Dawidi, Imana iramwirahira ngo mbonye uwo mutima wanjye ureba ukishimira.
daniyeli mugabo ukundwa. Haleluya. Ibyo ni ibimenyetso bifatika simusiga. Hari abantu bavuga ngo ni imana z'abazungu ngo cyangwa se ngo ni story ngo y'abazungu. Wowe ubyizera gutyo ntabwo ndi bukuvebe kabisa. Wowe ubwo ufite ukuri ubyumva, ariko wowe ubyemeranywaho nanjye, yego, ukaba wemeranywaho nanjye ko Aburahamu yabaye inshuti n'Imana kugera ubwo Imana imwirahira. Urambura amaboko uvuge ngo haleluya. Uvuge ngo Imana yabanye na Aburahamu, Imana yabanye na Dawidi, Imana yabanye na Daniyeli mu rwobo rw'intare. Iyo niyo Mana nziringira, iyo niyo Mana nzavuga, iyo niyo Mana nzamamaza kugeza mvuye muri uyu mubiri. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nzanywe n'inkuru yo kukubwira ngo kuba inshuti n'Imana nta gihombo kirimo. Twagiye mu ijambo ry'Imana kugira ngo ahari umuntu udukurikiye utaza kugira ngo nibyo ndiho mbeshya. Oya, ntabwo ari ibyo ndiho mbeshya. Ibyo ndiho mvuga ni ukuri. Twagiye muri Yesaya 41 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Haranditse ngo ariko wehoho Isirayeli umugaragu wanjye, Yakobo natoranyije, rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Mwabyumvise ka kantu nashaka ko mwumva mwe turi kumwe twagendanye. Rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye, weho natoranyije, wowe nahamagaye, nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye. Naragutoranyije sinaguciye, ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya nkutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Uwo ni Uwiteka Imana wirahiriye. Haleluya. Haleluya. Uwiteka wirahiriye. Ikintu nashaka kukubwira rero, wowe turi kumwe, Imana yakuntumyeho irambwira ngo nkubwire ngo wowe wayemereye uri inshuti yayo y'inkoramutima, uri inshuti y'akadasohoka. Niwemerera Imana ukagendana nayo, ukavugana nayo, ukabana nayo, itangazo nkuzaniye password ni ukuba uri inshuti y'Imana, kandi nta gihombo uzigera ugira. Ushobora kwibaza ukavuga utese ko ndi mu bibazo, ko ndi mu ntambara, ko ndi mu bigeragezo, ndi inshuti n'Imana gute? Iyi Mana ko ishoboye byose kuki itantabara? Iyi Mana ko nta kinaniye byashoboka, ariko uri inshuti n'Imana. Uyu mugabo Aburahamu Imana yamwirahiriye, suko atahuye n'ibibazo. Aburahamu yahuye n'ibibazo byinshi. We n'umugore we Sara bamaze igihe batabyara hafi mu myaka 100. Ikigeragezo cy'ubugumba kimubaho, ikigeragezo cy'ubugumba kiramuzenguruka mu muryango, ikigeragezo cy'ubugumba kiramurya, uruvugo ruvugo, ariko Imana irangije irirahira ko azabasekuruza w'amahanga. Uyu munsi Aburahamu turamuvuga. Uyu munsi Aburahamu niwe cyitegererezo cy'abizera. Haleluya. Ahangaha rero Imana yamubwiye ngo wowe nahamagaye, wowe natoranije, wowe nakuye kure, wowe nakuye mu mfuruka z'isi, nkakubwira ngo ariko Imana ahantu yagukuye si kure wowe. Jyewe aho Imana yamvanye ni kure, aho Imana yankuye ndahazi, aho Imana yamvanye ni mu mfuruka kure, iyo Irodebari.
ntago nari uwo kubaho, ntago nari uwo kuba mpagaze uyu mwanya ngo ngire icyo navuga, nta jambo nakagombye kuba mfite, ariko kuko nyiri jambo yavuze ngo mbaho, arambwira ngo weho natoranije, wowe minyone nakuye kure, wowe inshuti yanjye, wowe navanye ahantu abandi bantu batari kugukura, wowe wavuye ahantu nawe wibaze, wiyumve ukuremo izina Aburahamu ushyiremo izina ryawe, ushyiremo Erike, ushyiremo Aroni, ushyiremo Diane, ushyiremo uko witwa wowe, wiyumvemo ngo jyewe inshuti, kugeza ubwo abana bawe bazajya birahirwa bakavuga ngo wa wundi, wa mwana wa minyone, inshuti y'Imana. Haleluya! Imirimo dukora izaduherekeza, kubana n'Imana kwacu, gusenga kwacu, kwinginga kwacu, gukiranuka kwacu, ibyo bizaduteza intambwe, bitume Yesu we uraryoshye, uri mwiza. Reka mbabwize ukuri, ntababeshye, ntabwo twebwe twavutse nk'uko abandi bose bavutse bishimiwe, impundu zivuga mu miryango. Twebwe turi muri Ezekiyeli 16 havuga ngo nasanze mwigaragura, mwivata, ndabareba mbagirira impuhwe, ndabareba mbagirira imbabazi, ndangije ndababwira ngo nimubeho. Oya, ubundi abandi baravuka impundu zikavuga, amakada akaboneka, indabyo zikaza, ariko twe ntituri muri abo ngabo. Ariko Imana iratureba, itunyura, iravuga ngo nimubeho, kubera ko ari inshuti yacu. Yewe wa mukobwa we, yewe wa musore we, yewe wa mumama we, yewe wa mugabo we, ndakwinginze mu rukundo rwa Kristo wakubonye akagusanga wigaragura mwivata, akakubwira ngo baho, unyemerera Imana ikuntumyeho irambwiye ngo nkubwire ngo yemerera ikubera inshuti, nta gihombo uzigera ugira. Aburahamu yabaye inshuti n'Imana. Ibyo turagenda tukabisanga muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 23. Ngibyo nibyo byatumye kwizera kwa Aburahamu, kwiringira Imana kwa Aburahamu, ngo ngibyo byatumye yitwa inshuti y'Imana. Ese wowe uri inshuti nande? Inshuti yawe ninde? Umujyanama wawe ninde? Uwo mugendana ninde? Uyu munsi Uwiteka Imana kuntumye arambwiye ngo nkubwire ngo ibindi byose bihagarike, wemerera Imana ikubera inshuti, nta gihombo uzigera ugira. Uko ni ukuri. Kuba inshuti n'Imana nta gihombo kibirimo. Dawidi Imana irangije iramureba, irangije iravuga ngo mbonye ufite umutima nk'uwo nshaka. Kuko Dawidi yageraga imbere y'Imana akarambarara, akavuza induru ati ndi ikigoryi, ndi mubi. Akarambarara akavuza induru ati se nkora iki ko nacumuye ku nshuti yanjye? Ese ubu ngubu mbigenze gute ko ye baba we? Ese ubu nkora iki ko nahemukiye umukunzi? Ese wowe iyo wacumuye ku Mana urababara? Ese wowe wumva ufite agahinda? Iyo wababajije umukunzi wawe ukamubabaza ukamutera intimba, urababara? Imana irangije iravuga ngo mbonye mu isi yose, mbonye ufite umutima nk'uwo nshaka. Mu bantu ntiremeye mbonye ufite umutima nk'uwo nkunda, kuko nkunda umutima umenetse, nkunda umutima wihana, nkunda umutima wumva ko wacumuye kandi ukabimenya ukihana. Haleluya. Daniyeli kubera ko Imana yamukundaga cyane, ageze mu rwobo rw'intare arakomeza aravuga turi inshuti nziza, jya sinzakureka,
na hano mu rwobo rw'intare jya turi kumwe, kuko uri inshuti nziza jya sinzakuvaho uko byakureka. Daniyeli araririmba ari mu rwobo rw'intare, Daniyeli arasirimba, Daniyeli arabyina atari hakangwa n'intare. Arangije Daniyeli kubera ko ari inshuti n'Imana, intare zibibonye ziratinya, ziravuga ziti uyu muntu rero ntabwo yahangarwa, uyu muntu ntabwo ari uwo kuvogerwa, ahubwo uyu muntu tumwiyegereze tube inshuti nawe. Ahari aho hari uko byagenda, ahari aho ifunguro twari dukeneye turaribona, kubera yuko yabaye inshuti n'Imana. Kandi kuba inshuti n'Imana nta gihombo. Daniyeli nta gihombo yigeze agira. Yesu we, nkuzaniye inkuru, nkuzaniye amagambo y'ihumure akubwira ngo kuba inshuti n'Imana nta gihombo kirimo. Uyu mugabo Dawidi arantangaza cyane. Ari mu ishyamba iyo aho yarwanaga n'idubu ntabwo bari bahari, aho yarwanaga n'intare ntibari bahari, intambara yahuye nazo ntibari bahari. Imana irabireba, iramwitegereza, irabireba nk'uko iriho ireba ibyawe, irabireba umuhate afite, irabireba umutwaro afite, irabireba ukuntu. Irangije imaze kubireba iravuga ati shawe wakana we ndaje nkwimike, ni wowe mbonye, ukwiriye kumbera inshuti koko. Dawidi nta gihombo yigeze agira kuko yabaye inshuti n'Imana. Nta gihombo kuba inshuti n'Imana, nta gihombo. Watasema watachoka, abavuga bavuge. Niba unaniwe ukabona hari urugendo rurerure ufite, ukabona hari ibibazo ufite, umuryango wakuvuze, bavuze ko ntacyo umaze, icy'ingenzi shigikirize kuri Kristo Yesu. Ubane n'Imana, uyigundire, ugendane nayo, ubane nayo, izaguteturura mu maso yabo. Dawidi abo bavukana bari ibihangange, bari barize, bafite amapeta. Ahari aho nawe abo muvukana ibifaransa n'ibyongereza baradudubiza ku mafaranga bari nayo, wowe uri sa kintu. Uri sa kintu. Barakureba bakakubona nk'upfuye, barakureba bakakubona nk'aho uri bure, l'imbécile. Hari n'abakubwira ati l'imbécile, hari n'abakubona bakumva bagiye kuruka. Ariko umva itangazo nkuzaniye, ndakubwiye ngo inshuti n'Imana uko nuko Uwiteka Imana nyiringa ntumye. Arambwiye ngo inshuti nayo nta gihombo uzigera ugira. Nta gihombo. Kuba inshuti n'Imana nta gihombo, kugendana n'Imana nta gihombo. N'umugabo nanjye ndamwemera, ayiwe n'umugabo nanjye ndamwemera, uwo mwami wanjye n'umugabo nanjye ndamwemera. Ese nawe uramwemera? Nawe uramwemera? Niba umwemera mwemerere akubera inshuti, niba umwemera mwemerere ugendane nawe, niba umwemera mwemerere yinjire mu byawe. Nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwanyumvira ubusa, nza kubwira byose ntacyo ngukinze, kuko wowe ntiwanyumvira ubusa. Nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwanyumvira ubusa. Reka mbabwire, iyi Mana mvuga ni Imana nabonye, nkayibona ntawe uyimboneye, nyibona mu bihe bikomeye, nyibona hahandi
n'uyu munsi abantu babyumva byarabacanze, ariko reka bijye bibacanga. Abo bigomba gucanga bigomba kubacanga. Hari umuntu uherutse kumpamagara kuri telefone, arangije arambwira ngo ni minyone tuvugana. Ndamubwira ni minyone, ngo ntakubeshye, ngo ntabwo nzi, ngo ariko please ngusabye imbabazi bimvuye ku ndiba y'umutima. Ndamubwira se wankoreye iki? Hari ikibazo mfitanye nawe, ndakuzi se? Hatoya ntabwo nzi, ariko naracumuye, ngusabye imbabazi mbivanye ku mutima, kuko naracumuye, natekereje ibyo ntakagombye gutekereza. Agiye kumbwira arambwira, inshuti yanjye nawe nkurikiye, niba ibyanjye byarakugushije Imana ikubabarire, kuko Imana inyuza umuntu aho ishaka. Imana ijya yemera yuko hari ibiba ku muntu kubw'impamvu zayo. Wowe wabirebesha amaso yawe rero ukazana ubwenge bwawe n'ubuhanga bwawe n'ubushishozi bwawe, nawe Imana ikubabarire. Agiye kumbwira arambwira ati nabonye ubuhamya bwawe Kanyarira, mbona uri Kanyarira n'umugabo, mbona ati ndangije, ati ikintu nahise ntekereza ngo naratekereje ndicara ndavuga, ariko bundi buriya koko bariya abantu pe turabona ntabwo dusanzwe tubazi, ariko mu maso turabona koko bameze nk'abashonje. Ariko se umuntu wahungiye hariya yajyanye umunyamakuru? Ati ndangije ndacumura, ati mbitekerezaho, ati mbyibaza. Nawe ushobora kuba waribajije ku byanjye, ushobora kuba waribajije uko, ariko reka nkubwire, Imana ijya yemera ko byose biba kuko hari icyo bishaka gukora. Iyo uri inshuti n'Imana iremera ikagu. Ariko reka mbabaze, igihugu cyanga abasirikare cyangwa izi ingabo zacu cyangwa se ingabo z'ibindi bihugu, kubera icyo umusirikare, kugira ngo abe umusirikare nyawe azambara amapeta ya manyenyeri mujya mubona mwese mugakangararana, mwamubona mukavuga muti ndi afande, ukiga no gutera isaro utabizi. Uriya musirikare ahantu aba yaciye, muzabegere, niba hari ufite mu muryango wawe ufite ayo manyenyeri, uzamubaza utari ko mbabarira umbwiza ukuri, Perezida wa Repubulika yarakurebye akugirira icyizere arangije agukubitaho utwo tunyenyeri, cyangwa hari uko byagenze? Azabikubwira uko byamugendekeye. Ugiye kureba uzasanga hari inkovu agiye afite, hari amakosi yakoze. Zamuka manuka, curika curukura. Baramucurikaga bakamucurukura, bakamuzamura imisozi, bakamurebesha mu manga, bakagira ngo barebe ko ari bugire ubwoba, bakamuzirika imigozi, bakamujyana mu kirere kugira ngo barebe niba afite ubwoba. Ariko umusirikare nyawe ukwiriye kuba ingabo y'igihugu, ukwiriye kuba uw'amapeta, arakobagurika, akababara, akavuga ati ariko one day nzaba uwo ngomba kuba we, kuko igihugu cyangiriye icyizere, ngomba kuba uwo mbawe. Niba nkurikiye uri umusirikare ufite amapeta urabyumva cyane. Habaho ba rukurutu, habaho ba fande, habaho impamvu hagiye habaho izo nzego. Wa wundi kadogo cyangwa wundi uri hasi, hari aho ataragera, hari kadeta atagiyeho. Wowe rero ugitekereza ku by'undi muntu uri mu rugamba, ukaba uri utekereza ku munyamasezerano, ukaba uri utekereza ku muntu Imana yatoranyije ikamukura mu mfuruka z'isi, ukaba uri utekereza ku muntu Imana yavuzeho, nakubwira ngo garukiraho. Rata nakubwira ngo garukiraho, sibyo se? Garukiraho ngaho, kuko uwo nguwo wimutindaho, kuko hari umugabo bari kumwe, hari uri kumukoresha ikosi. Ntabwo Perezida wa Repubulika yanga abangaba bayajyanye ku ikosi, abayajyanye bakajya babamanura. Ntabwo abanga arabakunda, ahubwo akeneye kubaremamo ikindi kintu, arabareba akababonamo icyizere
ko bazaba abayobozi beza, bazaba ingabo nziza, bazaba abantu bareberera igihugu. None twe ntituri ingabo za Yesu se? Nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara. None urajya mu ntambara ufite ubwoba bwo guhura n'ibigeragezo? Urajya mu ntambara ufite ubwoba bwo kujugunywa hanze? Urajya mu ntambara ufite ubwoba bwo kuvugwa? Urajya mu ntambara uri umusirikare wande? Uri umusirikare wande? Jye ntusubize wisubize. Ingabo nyangabo ihagarara ku rugamba nta bwoba, igahangana na haduyi kugeza igihe itahaniye intsinzi. Yesu ashimwe. Uwo muntu amaze kumpamagara ansabye imbabazi, naramubabariye. Nawe utarampamagara watekereje, wavuze ukavuga ko ari ubwesikoro, ukavuga ko ari ubutekamutwe, ukavuga ko ari big deal, nawe ndakubabariye. Dawidi ajya kwica Goliyati, yarahageze bya bihanganye bakuru be barakareba, baravuga ati nk'aka kantu igihe cyose kuva kavuga kigize inshanutsi, ngaka ubundi nk'aka gashanutse kaje guhangana n'uriya twese twarebye tugatinya, nk'aka kaje gukora iki? Ariko kubera yuko Dawidi yari inshuti n'Imana, nta gihombo yigeze agira. Yaciye igihanga Goliyati. Yes, uko niko Imana izajya izamura abantu mwebwe muri aho ngaho mwakijijwe kera. Wabona umuntu Imana imuhagurukije, ariko ubundi Imana ijya kuguhamagara igeze itanga itangazo ngo natwe tubimenye, ku buryo ushobora kubona umuntu ahagurutse mu mavuta y'Imana, ahagurutse mu mbaraga z'Imana, Imana imuhagurukije ngo avuge, warangiza ugahita uvuga ngo ariko nk'uriya yavuze ndi hehe? Wari uri he se nyine? Imana ijya kumuhamagara ntaho wari ufite ibyo urimo, nk'uko nawe ukuvuga ko yaguhamagaye, ijya kuguhamagara ntabwo twese twari duhari twumvise utubwira ko yaguhamagaye. Kuba inshuti n'Imana, iyo umuntu yabaye inshuti n'Imana, haleluya, ntacyo utageraho. Iyo wabaye inshuti n'Imana ukamamaza inkuru nziza yo kuza kwa Yesu Kristo, ukamamaza ubwami bw'Imana, ntihagire uguhagarika. Niba kwirukana mu gasozi kamwe uzajye mu kandi, niba kwima agatuti mu rusengero uzajye mu isoko, no mu isoko bazaza bahagukure. Arakwima agatuti kiwe, ariko ntabwo kuvugira Imana. Ntagire umuntu uzagira icyo witwaza. Niba uri inshuti n'Imana, haguruka uko imbaraga zawe zingana, haguruka kuko uri inshuti n'Imana, nta gihombo uzigera ugira. Jya mu isoko, jya mu muhanda, jya muri bisi, zenguruka, vuga inkuru nziza, ubwira abantu ibyororotse umutima, ubwira abantu kuba inshuti n'Imana. Ndakubwiza ukuri kuzagororerwa, uzahabwa ingororano. Babandi baraho bakanuye, baraho ubatumbagirane, baraho ubazamukane, baraho Imana ikwagure, baraho ngaho Imana ikwambika imbaraga, baraho ngaho ikwambika amapeta. Bakiri muri twarubatse, bakiri twebwe turakomeye, bakiri muri twebwe nitwe twahamagawe, bakiri ni twebwe twasutsweho amavuta. Ohoho, bakiri muri iyo nzira, aho niho ugiye kubaca muri humye, pya, ubaca muri humye uzamuke. Imana igusiga amavuta, Imana ikwambika imbaraga. Dawidi, haguruka, haguruka Dawidi, nyura hano, genda. Goliyati ari imbere yivovose imbere y'ubwoko bw'Imana. Goliyati yasuzuguye. Goliyati ni babahanuzi b'ibinyoma. Goliyati ni babandi bariho baka ibitambo ngo basengera abantu. Goliyati ni babandi bariho bavuga ngo Imana yavuze itavuze. Yewe Dawidi, haguruka.
haguruka Dawidi, haguruka, cengera, iyambura iyo myambaro aho bakwambika, wowe genda ukura uko wahamagawe, haguruka n'ibuye ryawe, haguruka ra kubite hasi Goliyati. Tale sayelele sayakere mondeta ndezereke. Baracyavuga ngo ni mwene runaka, baracyavuga ngo ni wa wundi utarize, baracyavuga ngo ni wa wundi kera wari wa, baracyavuga ariko bace muri humye, kuko wemereye Imana kuba inshuti y'inkoramutima, kuko Imana igiye kukwirahira ikavuga ngo mbonye uwo mutima wanjye ureba ukishimira. Mbonye umugore w'intwari, mbonye umugabo w'intwari, mbonye umukobwa w'intwari, mbonye uriho ukora ibitandukanye n'iby'abandi. Abandi bariho baragenda bakeneye gutwazwa za muswari, bakeneye gutwazwa telefone, bakeneye bariho baratwika, ariko bareke batwika, wowe utwika abadayimoni. Bariho baratwika kugira ngo bamamare, bariho baratwika kugira ngo bariho baratwika kubera impamvu. Ariko we haguruka Dawidi, haguruka mu mbaraga zawe Dawidi, haguruka, haguruka, haguruka uko imbaraga zawe zingana, uzunguza ibuye, uzunguza ibuye, ukubite Goliyati wari wigize akaraha kajyahe. Haleluya. Ndumva nezerewe mu mutima wanjye, ndumva nuzuye amashimwe, ndumva uwampereza nkahagara nko hejuru mu birere, mu kirere hejuru. Numva uwampereza ukuntu nahagarara nko hejuru nkabanza nkavuga iyi Mana. Ndumva uwantiza guhagarara nkavuga kugira neza kw'Imana. Ndumva uwanshyira ahantu isi yose iriho ireba. Yesu arakora kandi n'ubu aracyakora. Nubwo ubona ukiri mu bibazo, nubwo ubona ukiri mu rungabangabo, nubwo ubona ibibazo ari byinshi, nubwo ubona intambara ari nyinshi, nubwo ubona ubuze igisubizo, nubwo ubona urugamba abantu isi yose baguhanze amaso, imiryango bakwanze, baguhinduye akabarore, ndetse hari n'abakora bakabona urutwa n'uwapfuye, hari abakora bakabona urutwa n'uwapfuye. Ariko nibura inshuti n'Imana by'ukuri nta buryarya, burya uri inshuti n'Imana ntugire icyo uyikinga nk'uyu muririmbyi, uyibwire ibikubabaje, uyibwire ibiri ku mutima wawe, uyibwire uko wumva ushaka kuyikorera, uyibwire. Ntabwo itwumvira ubusa nshuti zanjye, ntabwo Imana itwumvira ubusa. Ufite abantu bakumviye ubusa, ufite abantu mwabaye inshuti baraguhemukira, ufite ibikomere, ndetse byatumye abantu benshi wumva nta muntu ukizeye, byatumye wumva waba wenyine, byatumye wumva ntabwo ndusha. Nanjye nuko byangendekeye, ariko kuko namaze gusobanukirwa ko mfite inshuti itari nka za zindi nahuye nazo, Yesu aranyuze, yuzuye umutima wanjye, aranejeje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu araryoshye. hari umuntu nahoze mbona apostinga uyu mwana mutoya Bravan witabye Imana, hari indirimbo y'Imana ari haririmba. Reka mbabwize ukuri bavandi, Imana imuhura iruhuko ridashira. Yanga nagiye mbona abantu benshi bapostinga bababwira ngo Imana ibahe iruhuko ridashira, ariko hari ijambo Yanga yigeze kuvuga, aravuga ngo ntabwo umuntu yagusengera wapfuye ngo bigire icyo bimara, ahubwo ngo icyiza
ko ushobora kubana n'Imana wowe ukiri muzima, ugakora ibyiza ukiri muzima, hanyuma bya byiza byawe bikaguherekeza mu bugingo buhoraho. Ndizera ntashidikanya uko yabivuze n'umutima we, iherezo ryiza yagize. Ubundi gupfa si ikibazo, ahubwo gupfa byiteka nicyo kibazo. Gupfa ntabwo ari ikibazo, ahubwo gupfa byiteka nicyo kibazo. Gupfa byiteka ni ikibazo, kubura ubugingo buhoraho ni ikibazo. Bravan yabaye mu nzu y'Imana, yari umuririmbyi mwiza. Ndumva narakurikiranye ikiganiro cye, niba ari ku Isimbi, niba ari kuri Big Town, sinzi ahantu yatambukije ikiganiro, ari hasobanura uburyo ki yavuye mu rusengero, yavuye mu nzu y'Imana, ngo hanyuma ngo abantu ngo abo baririmbanaga ngo bakamubwira ngo tuzaba tukubona tuguhunge, ngo tuzaba tukubona ngo abantu bavuga yuko ngo umuntu agiye mu ndirimbo z'isi ngo cyangwa ngo tugiye mu by'isi, ngo ariko ngo ni akazi. Mu by'ukuri birashoboka kuba akazi no kubaha Imana ni ibintu bitandukanye. Ushobora kuba mu kazi ariko ukubaha Imana. Ni ukuri nibaza ko mu minsi ye ya nyuma, nk'umuntu wabaye umuririmbyi waririmbiye Imana, nk'umuntu wabanye n'Imana, wabaye mu rusengero, wasenze Imana, kumva uburyohe bw'ubwiza bw'Imana, nibaza ko mu minsi ye ya nyuma hari icyo yavuganye n'Imana ku buryo ubugingo buhoraho abufite. Nakwihanganisha umuryango wacu w'abatangana, mvuga ngo buri wese ahari yihangane. Twagiye tugira ibyago dupfusha abantu. Hari n'undi mwana nawe uherutse gupfa bita King Bayo, abana batoya cyane, kandi nawe yabaye mu nzu y'Imana. Ndibuka Bayo nkora ubukwe ari mu bantu baje kumbyinira, arabyina, avuza ingoma, ari mu rusengero. Nibaza ko rero nubwo iby'isi hari igihe bijya bigira bigakurura abantu, ariko nshuti bavandimwe, ndabinginze mu rukundo rwa Kristo mureke tuba inshuti na Yesu. Ntagire ibintu bidukurura, ntitubone ibishashagirana ngo dute n'urugo twari twambaye. Twemerere Kristo aganze mu mitima yacu, twemerere Imana ituyobore, twemerere Imana itubere inshuti mu byo dukora byose. Nako kazi niba ukagiyemo, wibuke Imana, wibuke kugendana n'Imana, wibuke ko inshuti yawe utagomba kuyisiga. Hari igihe rero dusingira tukagira ibyo tubona tukibagirwa iyaduhamagaye, ya yindi yadukuye mu mfuruka z'isi, ikadutoranya, ikaduhamagara, ikatubwira ngo tuyikorere. Ni ukuri nibyo uyu munsi ruhura postinga abantu bapfuye, abiyamaze kwigendera, abo bamaze kurangiza urwabo. Ese wowe usigaye kuki? Wowe uhagaze kuki? Wowe bimeze bite dia? Wowe bimeze bite? Ese wowe umwanya uhagazemo nuwuhe? Hari uwo nabonye yanditse aravuga ngo nta heza hisi. Ese koko bivugishijwe nuko ubonye inshuti yawe ikuvuyemo? Ari uko ubonye uwo mwakundanaga agiye? Ari uko ubonye umuririmbyi ukomeye cyane abantu bose bari bazagiye? None se niba ubibonye ukabibona yuko mu byo yaharaniye byose nta na kimwe ajyanye, wowe ukoze iki? Niba ubona yuko uwo muntu yakoze akazi, ntako atagize ngo aryoshye arye ubuzima, ntako atagize ngo yambare neza, ntako atagize, ariko ibyo byose bikaba bibaye ubusa, wowe ibyo bikubereye iyihe nyigisho? Wowe ibyo ukuyemo irihe somo? Cyangwa ni ukuvuga gusa? Bavandimwe nshuti, ndagira ngo wisuzume, nanjye nisuzume.
mu isi si iwacu turi abagenzi. Ndiho nsoza ndavuga ngo nkunda gutaha ubukwe nkareba ukuntu umugeni abantu bamushagaye, nkareba ukuntu abantu bamureba nk'aho basanzwe batamuzi, nkareba ukuntu yahindutse igitangaza, nkareba ukuntu yarimbishijwe. Byampaye isomo byo gutekereza nkavuga ngo ubwo umwami Yesu azagaruka aje gutwara umugeni we, ese azasanga nawe witeguye? Ese azasanga nawe warimbye wambaye ya kanzu y'umweru? Ese nshuti yanjye wari wabona umugeni wambaye ikanzu y'umukara? Ese mubyeyi wari wabona umugeni wambaye ikanzu y'umutuku? Bose ntibambara ikanzu y'umweru. None se niba ari ikanzu y'umweru ni ikimenyetso cy'uko agomba kugenda nta kizinga nta n'umunkanyari asanze umukwe. Uko niko Kristo akeneye ko tuba inshuti ze, tukaba inshuti ziwe zimwe zazindi zemo ndani mwimbere, tugahora twiteguye, tugahora twezwa, kuko uyu munsi niba ari abagiye ejo ni jyewe, nanjye ejo nzaba natambutse nagiye isaha yanjye niba yageze, ariko nzagenda nambaye ikanzu y'umweru itariho ikizinga. Ese wowe uzagenda itariho ikizinga? Ndashoje ndiho mbwira umuntu ubashije kunkurikirana, we wemeye kubana nanjye kuva ntangiye kugeza nshoje, ngusabiye umugisha uturuka hera h'Imana, ngusabiye umugisha, ngusabiye kuba inshuti n'Imana nta gihombo uzigera ugira, ngusabiye komatana n'Imana mu bihe urimo ibyo ari byo byose, niba ari byiza niba ari n'ibibazo urimo, ngusabiye komatana n'Imana. Wamatane n'Imana nta gihombo uzigera ugira. Witekerezeho cyane, ikibazo ukibaze, nurangiza wiha igisubizo, nurangiza ufata umwanzuro. Ibyo wirukankamo byose ni nko kwirukanka inyuma y'umuyaga, niko Salomo yavuze. Arangije avuga ngo iby'isi ni ubusa, ngo ni nko kwirukanka inyuma y'umuyaga, kuko umuyaga ntiwawirukankaho ngo uwufate, ntabwo wawushyikira, urabiharanira ukabyirukanyira ukabyanganiramo n'abantu. Ugeze ngo aragusabye utaze ugeze arakubwira ati mfite ibyanjye utwanjye, urahunitse, urabitse, konti urafunitse, ariko hari n'iz'abawe batazi, ariko kuba batazizi numara kuva muri uyu mubiri zizaribwa n'abandi batazanagushima. Binshuti n'Imana izakuyobora, binshuti n'Imana izakugira inama, binshuti n'Imana izakubwira uko ukwiriye kubana n'abantu, binshuti n'Imana izakubwira uko ukwiriye gukora. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi Uwiteka Imana abishimire, Uwiteka Imana abanezererwe, Uwiteka Imana abane namwe, abafite ibibazo mwishingikirize ku Mana, iba inshuti yanyu nta gihombo muzagira. Ntagire ukubwira ngo capanya ngo icira inzira ngo bigenze gutya, uzavuga uti hari Imana numvise. Iyo Mana nanjye ndashaka kuyirebera amaso ku maso, ntabwo nshaka kumva Imana nabwiwe n'abandi, no, ndashaka kureba Imana jyewe nanjye ubwanjye nkayibona nkayikabakaba, nanjye nkayumva. Iyo Mana numva igira neza, iyo Mana numva itabara, iyo Mana nanjye numva igihindura amateka, nanjye ndashaka kuyirebera. Uhumure nta gihombo uzagira. Reka dusenga Imana. Nyiribihe Imana yacu, Imana ikiranuka, kuvuga ibyawe ntago twabirambirwa kandi bwacya bukira, ariko reka ducumbikira ahangaha tuzongera ducumbukure, kuko ibyawe ni byiza kandi kubivuga biraryoshye. Kandi Kristo Yesu umurengezi w'ubugingo, kuko uvuga twakuvuga bugacya bukira, kubera yuko uri umugabo wo kuvugwa, uri umusitari urenze abasitari, uri intwari irenze izindi ntwari zose, uri inshuti itagihemuka. Iyo umuntu ageze mu kaga ntumurekura ngo mwongere kumwakira ari uko ageze mu bisubizo. Ahantu hose uri kumwe natwe, ndagushimiye, ndakwereka aba bantu bumvise ijambo ryawe, hindura amateka y'ubuzima bwabo, abari banamutse wongere ubagarurire ubuzima, abumvaga ko ntacyo bimaze ibyawe bongere babigarukemo, ababonaga yuko igihe bahereye bari imbere yawe nta nyungu babibonyemo, wongere ubiyereke ubagarukeho mu ndi bushya.
ubereke gukomera kwawe ko nzi neza ko ushobora byose. Kiza abarwayi hirya no hino. Hari abari hanze mu bihugu bitandukanye bararwaye ndetse bihebye. Hari abari mu Rwanda bararwaye ndetse bihebye. Hari ababuze igisubizo cy'ibibazo bafite, ubabere igisubizo. Icy'ingenzi batera intambwe imwe yo kukwemera no kukwakira no kukwemerera. Izindi nawe uzazitera ubasanga kubagirira neza kuko uri Imana itagihemuka. Nanjye ndagushimiye. Navuga byinshi ariko singutotesha amagambo. Ishimwe n'icyubahiro nibikugarukire none n'iteka ryose ni mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Tubisabye twizeye, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi ndabakunda cyane. Uwiteka Imana bishimire. Bye.